amaraso mbese imyambaro yawe irera. Aha ni hahandi ku kidendezi na marayika w'Uwiteka hamwe yavuze abantu bazakira indwara, hamwe yavuze ibitangaza bizakoreka, kandi uwizeye ni ukwibiramo gatatu. Mbese nawe urarikiwe, kuko mba nakoze ibishoboka byose ngo mpagere, tubone ibigaragara, tuvuge amakuru afatika, kuko ntabwo ibyo tuvuga ari ibintu by'ipirate. Nababwiye ko uyu muhungu ari marayika kubera uburyo namubonye Imana imukoresha. Umugabo nanjye ndamwemera, 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 umugabo nanjye ndamwemera. Umugabo nanjye ndamwemera, 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 umugabo nanjye isaha y'Imana igeze mu kadomo, babandi bagenza bakagenza ibyayo ntabwo ari ukubitwara umurongo. Isaha y'ijuru igeze mu kadomo, umunota umwe, isaha indwi nk'uko byari byavuzwe, isaha indwi nk'uko byari byavuzwe. Ubu hagiye kubaho abagiye kunywa amazi, naho ubundi ubwo abandi bakeresheje indwara barwaye, kabone n'ubwo yari kwijyanamo akanibiza nk'uko amategeko avuga. Abandi bose baragendera kugira gute? Isaha igeze mu kadomo nuko urushinge ruravuga, saa saba riri gushyiraho umukono. Yo Mana nziza, data mwiza, ubushobozi butware, ubuyobozi bukomeye ubundi kandi bukomeye cyane. Komeza imbere. amasaha yarangiye, marayika yashyizeho akadomo, ubundi kujyamo ubwo
ubwo kurya ko gusamba mugasanga ibintu bigindutse ibintu byinshi cyane abantu bakaba bacuruza munsi ariko nuko bigomba kuba ibyo twashaka kugira ngo tubone imana ishaka kugira ngo imana cyangwa se harandizwemo abantu batazongera kongera kwiyumvira imitima yabo amaboko yabo imitima ibyo byose imiti aho agiye kurangira cyangwa kurabagirana aho niho ishema ryatangiye cyangwa ndetse byagiye kuza byose bikaba byatangiye gushira rero umukiranirwa azabeshwaho no gukiranirwa kwe ibyo byari iby'agaciro twumvishe neza yuko ijambo ryageraga rivuga riti aho ryavugaga riti byavugaga kuri saa munani ku isaha ye byategekagamo ko rirangiye hagati rikabona kurangira hagati rero abatunganyaga umurimo ukaba ukomeye nyuma y'isaha imwe hakongerwaho isaa munani rikabakaba ryegereze neza mu minota 50 ndetse n'itandatu kugira ngo ijambo rigeze uyu munsi isaa 7:04 iri jambo rigenda hagati y'abantu benshi bagenda abumva hanyuma indunduro ya nyuma ihamagariwe ko kubyitaho nihaguruke Yohana Umubatiza ndabatirisha amazi n'umuriro ariko uzaza nzabatirisha umwuka n'umuriro manukamo gatatu never say oh yasokonga liyo kijana yo yabereye amaraso ye yo Yesu mwahimbaze izina rye ryogeze yarugejeje kunywa abashaka kunywa amazi yawe nturayamaramo gutwara amazi niyo njye gutwaramo amazi yanjye nanjye izina rye ryogezwe yanyejesheje amaraso Yesu ahimbaze abashaka nejejwe ko nayinjiyemo ayiwe cyangwa n'ubutware icyubahiro cyawe nikiba imbaraga zikomeye akire indwara nyinshi zitari ibyo ngibyo byavuzwe n'impamvu yapfuye izuka yego si ubwa mbere yego yo Yesu mwahimbazwe izina rye ryogejwe
yatwegesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Yo data mwiza, ijambo ryawe kuva isaa 4 z'igitondo kugera ubu saa 7 ryari ijambo rikomeye cyane. Ayiwe ya soko yoza bitanga inzira ibyaha, nejejwe ko nayinjiyemo. Hehe abandi baramutakambira ngo mbabarire, Yesu mwahimbazwe, izina rye ryogejwe, batwogesheje amaraso ye, Yesu ahimbazwe. Yo Yesu ahimbazwe, ya soko ngari yose ibyaha, nejejwe ko nayinjiyemo. Iwe ngenda mutakambira ngo mbabarire,